niyo mbabwira umuntu mu cyaro wasenze abwira Imana ngo Mana ngo wambabariye ngo nkaza i Kigali, ni ukuri umuhanuzi uri mu mwuka w'Imana aramuhanurira numva, aramubwira ngo umva uko Uwiteka avuze mwana wanjye, ngo ntabwo wajya i Kigali ko n'abadayimoni bo mu cyaro barakunaniye, ngo abe i Kigali ngo ntabwo wabashobora. Ubu hari ubuzima Imana itababeshamo nubwo mwasenga, ariko tugiye kubwira Imana iduha umwifato. Haleluya, haleluya. Uyu mwifato iyo ufite nta hantu na hamwe Imana itinya kukugeza, nta mapeti itakwambika, nta ntebe itakwicazaho, nta gihugu itagutuzamo. Iyo wamaze kugira umwifato Imana ntikorwa n'isoni, yakujyana no mu bihugu by'abakomunisita aho batavuga Imana, wowe ukagenda ukahahindura kubera ko ufite umwifato. Uburyo umuntu abaho ari ahantu hari abantu batavuga Imana, wakavuga Imana kandi ikamenyekana. Izo muri kuririmba muzasigira ikindi gihe mupfuye, ab'ikindi gihe bakazaziririmba bagakomera n'izi, uretse izivuga ngo ibirayi byazamutse, uretse izivuga ngo byarabacanze, izo nizo mwakwandika bazakurikira igihe cyanyu bakazaziririmba bagakomera. Fata inkoni nkwereke ibindusha, izi nizo mwakwandika abantu bari inyuma hari. Reka mbabwize ukuri. Amen, amen, amen. Ngo bikubite ngo bizirike ibintu nk'ibyo. Abantu babuze guhamya Imana. Ubu nubwo iyo uri mutarayishyura ariko urayitahamo, nubwo iyo uri mutarayishyura ariko urayitahamo. Hari abantu bahamije Imana barara mu bihuru, bambaye impu z'ihene, mwambaye amacongo, mwambaye amakote, twambaye amakositimu, ariko Imana irasuzuguritse muri iki gihugu, irasuzuguritse mu masengero. Nyamara abantu bambaye impu z'ihene kandi bambara impu z'ihene ngo barye ubuki bw'inzige n'ubw'ubuhura, nta firiti, nta masomati, nta nzu, nta ariko kubaha Imana, kubaha Imana. Amazina yanjye nitwa Bikorimana Damascene, hanyuma ndi umugabo, mfite umugore n'abana, ndakijijwe ndajya mu ijuru, Imana ishimwe. Hanyuma rero ntibyoroshye guhagarara hano muri aya masaha n'igihe twahereye turya, ariko nabonye ibintu bya Yesu nibyo biba byinshi ntibigwa abantu nabi. Ibindi bintu byose byaba byinshi bikaba bibi, ariko ibintu Yesu atanga uko bigenda biba byinshi birushaho kuba neza. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma nta hene ibyibuha ku munsi w'isoko, iyo utayibyubihije mbere y'isoko ryabaye ntabwo yabyibuha. Ihene ntabwo ibyibuha ku munsi w'isoko, sibyo buriya. Ihene bayibyibushya mbere, hanyuma y'isoko ryabaye ibiro ifite biba ari ibyo, bayigura uko imeze uko nguko. Ariko ushaka kubyibushya ihene uzajyana ku isoko, ubaho mu buzima nyine bwo kuyigaburira umunsi ku munsi, kugira ngo bizagere igihe cy'isoko yarabyibushye. Bishatse kuvuga ko rero hari ibintu tutari bukubaza uyu munsi nimba utari usanzwe ubibamo. Ariko Imana ishimwe, mperuka hano mbabwira ko iyo ushaka kurwana n'intare utitoreza ku gikeri, sibyo? Ntabwo waba ufite urugamba rwo kurwana n'intare ngo ujye gukorera imyitozo ku gikeri, sibyo? Ariko cyumweru nabwo nababwiye ijambo rivuga ngo iyo ushaka kugira imbaraga nk'iz'ikimasa ntabwo urya ikimasa, ahubwo urya ibiryo ikimasa kirya. Ishaka kugira imbaraga nk'iz'ikimasa urya ibiryo ikimasa kirya. Udashoboye kurya ibyo biryo ntabwo ugira imbaraga nk'iz'ikimasa. Rero ndafite umwanya munini wo gusenga kuruta kubwiriza, ariko ndasoma ijambo rito hanyuma
niturangiza dusenge Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma mugume mu mwuka, amaboko y'Imana. Ariko ku bantu bayishaka bose, niko umugabo umwe yavuze, kugira ngo abagirire neza. N'uburakari kandi n'imbaraga ngo biri kubayirwanya n'abayireka. Iyo turi hano rero, iyo tuvuza amaboko cyangwa ikindi kintu cyose kizana ubuzima, umuntu wese wicaye hano aba yumva ibyo bintu bimureba. Ariko undatekereza kuko mwicaye hano nta muntu waza kunyaka umunani kuko ntarisi. Hari umuntu waza kunyaka umunani ubu muri mwebwe? Nimba hari n'ufite icyo gitekerezo bizamucanga. Umwana wese rero akwiriye kumenya se, kugira ngo so nimba ari Satani utaza gufata ibintu by'Imana ukabyitirira ukumva ko nawe ukwiriye kumenya so, ukamenya ahantu ubarurizwa. Siko bimeze? Mwana wese agomba kumenya se, asa na se. Ubwo rero ibintu by'Imana ntibijya bivugwa, ujye umenya ko bikureba cyangwa bitakureba. Ndabamanuye, mwari muri mu mwuka cyane. Okay, reka dusome iri jambo riri mu Itangiriro igice cya 41, murongo wa 37 na 38. Itangiriro igice cya 41, murongo wa 37 n'umurongo wa 38. Turahita twihuta dusome no mu Bacamanza 13:8. Hanyuma dukuremo ijambo rifite intego ivuga ngo dukeneye umwifato. Ndashaka kubaganiriza ijambo ryitwa umwifato. Umwifato. Hanyuma tugasenga Imana. Hanyuma nimba twahageze reka dusome, haranditse ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Tuzabona hehe umuntu nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Hanyuma Abacamanza 13 murongo wa 8 haranditse ngo nuko Manowa yinginga Uwiteka ati, Nyagasani ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana wadutumweho yongere agaruke muri twe, atwigisha uko tuzagenza uwo mwana uzavuka. Atwigisha uko tuzagenza uwo mwana uzavuka. Uw'Imana yongere agaruke, narangiza atwigishe ukuntu tuzagenza umwana ugiye kuvuka. Birumvikana ko umwana agiye kuvuka, kandi abantu bagiye kubona uyu mwana bari basanzwe bari mu buzima bw'ingumba, mu masomo badafite. Rero ntago bazi guterura umwana, nimba bamuterura bamucuritse ntibarabimenya. Ntago bazi bigenzerezwa ku mwana. Ariko Manowa arimo arasenga. Arasenga, aravuga ngo uwo muntu w'Imana wadutumweho akatubwira ko tugiye kubyara yongere agaruke, noneho atwigishe ukuntu tuzagenza uyu mwana ugiye kuvuka. Kubera iki? Manowa yagize impungenge, aravuga ngo uyu mwana ashobora kuzabisikana n'Imana, akinjira Imana isohoka. Ubwo rero hakeneye inyigisho y'uburyo twakwiga ukuntu tuzatunga umwana tukamutungana n'Imana. Tukaba dufite umwana ariko n'Imana ihari. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya.
ntabwo ari ngombwa cyane no kuguruka cyane, ko burya niyo uguruka nta mababa. Mu bintu byose nabonye ku isi nta kintu kiguruka kidafite amababa. Nujya wumva nta mababa hari ntukaguruke rwose, ariko umunsi wumvise amababa ujya uguruka nta kibazo. Abambanjirije Imana ibaha umugisha, batuganirije cyane kandi neza. Imana ibaha umugisha. Amen. Haleluya. Hanyuma rero ndashaka kuvuga iri jambo ryitwa umwifato. Cyo bita umwifato, uburyo umuntu yifata mu butayu n'uburyo iyo umuntu ageze i Kanani ashobora kwifata. Hari umwifato mu butayu, hari n'umwifato w'i Kanani. Ndashaka ko tuza gusenga tukabwira Imana ikaduha umwifato. Igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu bibamo abantu basenga cyane, ariko mfite ubwoba bukomeye, uzi ubwoba mfite nuko dusanga menshi, ariko umusaruro warasenzwe umuntu akawubura. Kandi uko iminsi ishira tugenda twunguka uburyo bwo gusenga, tumenya za Kanyarira, tumenya Samatare, tumenya uburyo umuntu areka ibiryo, ubwo buryo bwose tukabukoresha. Ariko washaka inyungu zavuye muri ubwo buryo ukazibura, ugasanga abantu barateye harabuye. Ubu hano abantu bari bazamutse bavuga amaboko, n'abasambanyi bazamutse bavuga ati amaboko. Kwerekana impano nziza, ariko hari igihe ubona ibintu ukagira ubwoba. Uzi kubona, hari igihe ubona ibintu. Hanyuma namwe nimukora imibare, kambamenera ibanga. Satani ntateze kuzakuraho uburyo bwo gusenga, kuko amasengesho Yesu yayubatse mu buryo bukomeye. Ntateze na rimwe kuzahanagura uburyo bwo gusenga, kuko niyo insengero zifunze amasengesho arasenga. Ntabwo yabishobora niba umuntu adafite. Ubu muri iki gihe ushobora gushaka umwungeri ukamubona, ariko mu minsi yashize twese twari muri guma mu rugo. Ariko uburyo Yesu yubatse amasengesho, tumuhereze icyubahiro. Oh, haleluya, haleluya. Imana ishimwe ko numva ntangiye gufashwa. Oh, haleluya. Hanyuma nimwumve ikintu Satani azakuraho rero. Azakuraho intego yo gusenga, ahindura intego, amasengesho akomeze, korari zirepete, bongere basenga, ariko intego yamwangiriza ibikorwa bye azayivana muri ayo masengesho, areke abantu basenge. Ariko intego yamwangiriza yo azayivana mu masengesho, ariko areke abantu basenge. Mwabyumvise? Niyo mpamvu hari abera bazuka tukiruka. Kubera iki? Basanga ibintu uko basize bimeze atari ko bimeze. Nta nubwo bakunda gukomeza kubina, kuko nta cyabakundisha kubina. Uburyo basize ibintu bimeze bazutse, basanga insengero zikinguye zaranabaye nyinshi,
kuruta uko zanganaga mbere, ariko basanga ibikorerwa mu nsengero bitarigeze bikorwa, kandi hari intare zibarya, kandi hari iminyururu, hari za gereza, hari ibintu bikomeye, kandi abantu bafite gukomera mu Mana. Tuyomutumeje ko twumva nta mavuta afite. Amen. Nkunda rero iyo abantu bari kumva ijambo ry'Imana gutyo batuje. Ukuntu mbikunda. Abantu bumva ndabona muriho mundeba, muri kunkurikira. Wa muririmbyi wa 62 mu gice cya 2 yaravuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga ngo ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Ndebeye mu mwuka mufite ubwoba buruta n'ubwo abapagani bafite. Ubwo rero ikosa ryabayeho, murasenga ariko ntimuzi gusenga, niyo mpamvu mufite ubwoba. Hanyuma kandi dore gitangaje, abantu babuze guha Imana amavuta y'igihwagari yaraje, bashobora kuyarya. Abantu babuze guhamya Imana. Ubu nubwo iyo uri mutarayishyura ariko urayitahamo, hari abantu bahamije Imana barara mu bihuru, bambaye impu z'ihene, mwambaye amacongo, mwambaye amakote, twambaye amakositimu, ariko Imana irasuzuguritse muri iki gihugu, irasuzuguritse mu masengero. Nyamara abantu bambaye impu z'ihene, kandi bambara impu z'ihene ngo barye ubuki bw'inzige n'ubw'ubuhura. Nta firiti, nta masomati, nta nzu, nta ariko kubaha Imana kwari kuzuye muri bo. Haleluya. Imana ishimwe. Ndi mu babwiriza butumwa badafite ubwoba bwo kuvuga ukuri. Ntabwo mfite ubwoba bwo kuvuga ukuri, sinzorosa ikinyoma. Mwemere intege nke kugira ngo tubone imbaraga. Nimutemera intege nke nta mbaraga mubona. Iyo umuntu atekereza ko hari icyo afite, Bibiliya iravuga ngo uwibwira ko hari icyo azi ugereranyije n'ibyo yakagombye kumenya, aba ntacyo yari yamenya, ugereranyije n'ibyo wakagombye kumenya. Ashimwe Yesu. Ashimwe kandi Yesu. Haleluya. Reka mbabwire, biratangaje. Bibiliya iravuga mu Baheburayo 11:13 ngo abo bose bapfuye bakizera, ngo batarahabwa ibyasezeranijwe, ngo ariko barabirebaga biri kure cyane, ngo bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira. Ngo bavuga batyo rero kandi ngo berekana ko ngo bakumbuye gakondo irusha igihugu batuyemo kuba cyiza. Ngo iyo baba barakumbuye aho bavaga, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, kubera ko aho tuva ni hafi ariko aho tujya ni kure. Aho tuva ni hafi, gusa wakumbura kujya mu kabari wakabura, na hano karahari. Aho tuva ni hafi ariko aho tujya ni kure. Ariko barenze amaso aho bava, bakumbura aho bajya. N'amasengesho basengaga umunsi ku munsi yaraye urukumbuzi rwo gukumbura gakondo y'igihugu batuyemo kuba cyiza. Niyo mpamvu baririmbaga ngo ibyino mwese ndabinyuye, sigaye nifuze byo mwijoro. Genda umukristo, gakondo yacu iri
ku mana ya nta nzaribayo nta n'imiruho abaho bose genda umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wa kinyibagiza n'ibyago byose nkumva nduhu genda umukristo ndumwimuki ibyinamwe n'abinyo sigaye izo muri kuririmba muzasigira ikindi gihe mupfuye ab'ikindi gihe bakazaziririmba bagakomera n'izi uretse izivuga ngo ibirayi byazamutse uretse izivuga ngo byarabacanze izo nizo mwakwandika bazakurikira igihe cyanyu bakazaziririmba bagakomera. Fata inkoni nkwereke ibindusha izi nizo mwakwandika abantu bari inyuma hari reka mbabwize ukuri. Amen amen amen. Ngo bikubite ngo bizirike ibintu nk'ibyo ngo bakubite igini muri kubite niri bakubite reka mbabwize ukuri muri kubite mugeze akanyarira mufate inkoni mukubite sha muzakubita amagini abarimo mwebwe ariko uzi gukubita ikintu kikurimo magini barantu barayafite bagiye kanyarira kuyakubita mwese ubwese si igini urabutwaye rero ngo ugiye kanyarira ufashe inkoni uri gukubita urakubita ikintu kikurimo nta muntu usiga ikimwirukamo usiga ikikwirukankana ariko ikikwirukamo mo imbere ntago wagisiga mpamvu muzajya no muri murya mukajya gukubita amagini kandi mwayategeye mwashyize mu modoka murayajyanye haza kwirukana abazimu ubanzu reka mbabwize ukuri hari igihe amasengesho mperutse kujya gusenga ahantu mushumba namujyanye mperutse kujya gusenga ahantu nicaye ndasenga mbaza Imana ni hano hantu nta badayimoni bahari ndebye ukuntu hasa kandi ngomba kumarayo iminsi Imana numvise ijwi riseka mu bitugu riramwe ngo bikorima hano hantu nta badayimoni bahari ngo we nimba ntabuzanye ngo nta n'abari hano ngo kuko ngo nta nyungu bagira yo kuba hano ngo inyungu bagira nuko bakubamo. Ubwo mpita njya kureba ko njye nabo nzanye ngize amahirwe mbona ntabo nzanye ndavuga nti nta n'abahari. Ubu rero mu byuma ntabajyamo ntabaza hano ku ruhimbi ahubwo buri muntu wese ajya asohora umudayimoni umurimo uru rusengero rwaba rwera. Buri muntu wese asohora umudayimoni umurimo ntabwo twakwirwa twirukana abadayimoni twaramye Imana. Mugabanya za katika ahubwo mukura abazimu muri mwe mubavanemo. Buri cyaha cyose gihagarariye umudayimoni. Nimba ubeshya ni dayimoni, nimba usambana ni dayimoni, urikinisha ni nyabingi, urirwa urukana nyabingi izo ni nyabingi. Ibyo fata ibyo bintu by'ibinyabingi bikurimo byose ubisohore. Wowe ufite ishyari urirukana umuntu wese wakwirukanya abakurimo. Aha amen. Hari ibimenyetso reka mabwire ntimuzambeshye ibintu bigera ku 10 biranga ububyutse. Reka mabwire kimwe gusa, ububyutse ahantu buri ntimuzambeshye ngo mubeshye n'abandi ngo mwagize ibihe byiza. Ntimuzabeshye ngo kuko mwateye haleluya ngwiki abasuguti se biyo babyina ubona baba badafite morale, ubona babyina nabi. Za bari national za ntuza urukerereza iyo basimbuka barabirepese ntiwagira ngo birimo umwuka ubirebye bazunguza imiganda. Ibyo bintu byo kugira gutya mukabyita ububyutse no.
nta buhari biraterwa n'utufiriti waraye uriye n'ibijumba warariye nayo ufite kuri konte niyo ugendeyeho uratubeshye ngo wagize ububyutse ngo wafashijwe. hari n'ukubita amaso mu ikofe yabonamo bitana akisimbutsa. hari umuntu ubyina hano ukabona arimo arabyinishwa n'ibyo afite ntabyinishwa n'umuntu, ukabona aranasobanye ariko burya aba yibutse ko afitemo nka 2 nabwo akavuga ati reka nanjye nishyure bawe. Yababa we Pawulo yaravuze ngo abantu b'iki gihe ngo Imana yabo ngo izaba arinda ngo ko bazaba bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Imana ivuze ibintu bikomeye hano, kandi nabonaga abantu mwaje mwiruka mufata abantu amaboko. Buriya nanjye narindiho nerekwa ngo ndebe ko ari abantu bagiye gufata undi muntu. Uzi ko hari igihe ubona hari n'udusimba turimo tujya gufata, ubwo se ntabwo natuvugira aha. Ariko cyambere kizagaragaza ububyutse ni ukwihana ibyaha. Kwihana ibyaha, ahantu hari ububyutse barihana. Icyo nicyo nanavuga mu bintu 10 biranga ububyutse. Kuko ububyutse icyo buba bumaze. Haleluya, haleluya. Yohana yarabihano yaravuga ngo icyatumye umwana w'umuntu yerekanwa ni kimwe gusa, ngo ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Yerekaniwe kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Ubwo rero imirimo ya Satani niba igihari nta bubyutse buhari, ariko nimba yagiye nayo hari ububyutse bwabonetse. Ngaho ni muririmbe, ngaho ni musenge, ngaho ni mubyine, nimba nta mirimo ya Satani. Ariko nimba ihari nta bubyutse buhari. Ikibikubwira rero, ijwi rigera ku kwihana, umuntu wese akumva yarakijijwe. Kandi shabu hano hagize ubu hano hari umugabo umwe muramuzi se Majeri, yagiye mu rusengero rumwe, Imana ngo imutumye ngo abantu bihane. Kandi aza ibiturisho babikuyeho bamaze kwihana. Arababwira ati ariko Imana irambwiye ngo mwihane nimara kwihana munature. Muture muzana amaturo. Baturavangiwe kuko twebwe twarangije gutura, ntabwo ari Imana igutumye. Ijwi ngo riramubwira ngo babwire ngo nubwo banze gutura bakanga guturira Imana ngo bazaturira Satani. Naho ubwo urwo rusengero rwari rurimo abacengezi bihishemo bambaye sevire, bari kureba imikino iberaho barigendera. Ku kindi cyumweru rero nibo bagarutse, noneho bagaruka bambaye imyenda y'akazi. Barabati hano rero twasanze umuco mwiza wo gutura, ariko twabonye mugira ubugogo ntago mujya mutura. Ati ubu rero ibiturisho nitwe tubifata, ati ni muturi. Bahera kuri pastor, ati pastor ngwino uture. Pastor araza yihaye gukoramo make mu ikofe, baramubwira bati yikunkumure yose nayo yiture. Arayitura. Ati kuramo n'ikoti uritura, araritura. Kuramo n'ishati, kuramo n'isengeri, kuramo n'ipantaro na wa mwenda w'imbere nawo barimo. Aratura. Bahita babwira iteraniro ryose bati mwabibonye uko pastor atuye, mwese muze hano muturi. Ntabyo kuvuga ngo hano ngo harimo mukazana wanjye, ngo hano ngo harimo ngo bantu bose baratuye. Barambura basigara bambaye nkuko bavutse mu rusengero, kuko banze guturira Imana ariko bagezaho baturira Satani. Noneho batabawe nuko inkotanyi zahingutse kuri urwo rusengero zirarasa, zirasherera abacengezi n'imyenda n'amafaranga, barabyirukankana basigaza abantu mu rusengero bambaye ubusa. Umuntu wese afashe hano, umuntu wese afasha barababaje ati byagenze gute, ngo twatuye ubu nureba abantu bakunda gukizwa byakomeye. Ubu hano hari ibintu bifasha umuntu mu ijosi, bikagufata mu ijosi hano. Mbere yuko abantu bagusengera wabanza ugasobanura ibintu byawe neza, ukabivuga uti nimubanze mbere yo kunsengera ati burya ndi n'igisambo. None se wateranye wiba bigejeje saa 10 ukiba, ntiwareka kwiba. Imana yavuze ariko ko hari ibintu bikunize uhita ubivuga.
ubu izi nzugi zikinze zise zikinga umuriro ukaka, mwakwatura reka mbabwize ukuri, mwakwihana bakavuga ati nta nusohoka hano reka twezwe dupfe. Mwagiye mwezwa hataraba ibintu bituma mwezwa ko ari Imana ibishaka, sibyo? Mwagiye mworohereza inzego z'umutekano zo mu ijuru ko hari igihe ribiza, hari igihe ribiza ikabanza igatangaza ikavuga ati twabuze telefone, ariko umuntu yizana ati arabadufashije mu rwego rw'akazi, ariko natayizana twe tuyishakira, hanyuma nitumara kubona turamenya uko tumugenza. Ubwo rero umunyabwenge uhita uyijyana, kuko baba batakize mesase ngo baze kukureba, utabahaye akazi ngo bahagarike imirimo baze kukwirukaho, barakubwira ati itahira ariko ntuzongere. Ariko bashyize mesase, abantu bashaka kwihana habaye imikwabu, ngo umuntu abanze, hari abahanuzi rero abanze agasekura igikuta akagonga akagwa hasi, abantu bakabona ngo ibintu byakoma, bakavuga ati nini hana hararanapfa. Reka nkubwize ukuri, ikintu kiranga ububyutse ni ukwezwa, ni ukwezwa. Buriya rero ibintu byose buri Imana niyo nizi mibare, twe nta niyo tuzi, twe nta niyo tuzi. Ubu Imana izi nk'umuntu ubu uzaterana ejo akavuga ati ejo ati none se ati ko numva ngize intege nke kandi ejo nzajya mu materaniro, ati pote bashyizeho umuntu guhagarara ku marembo, ati ndabanza mubwire ibyambayeho, ati reka mbikora, ati ntacyo, ugahumurizwa nuko hari umuntu ngo wicara hariya. Ibyo rero ntabwo ari ukwihana, ntabwo ari ukwezwa. Kwihana ni ukurekura ugata, ni ukubanza ukabihirwa n'ibikurimo. Kwihana ubundi ni ukuruka ibintu byakuguye nabi. Mbere yo kwihana ubanza kugira agahinda, ukagira agahinda n'umubabaro, ukabanza ukababara. Wamara kubabara ukavuga uti nabikoreye iki, ukagira agahinda. Ariko wowe nta n'agahinda ufite k'ibyo wakoze kweri, ntako ufite pe. Niyo mpamvu wumva ufite amahoro, hakuzi ko Imana igishyira abantu mu kazitiri kuraho imbabazi zayo bakiri mu isi batarava mu buzima. Imana ikundengerere nanjye indengere. Ndabona muri kunkurikirana neza. Tugiye gusenga rero. Narimvuze ijambo ryitwa umwifato, umwifato. Iri jambo nzarigarukaho ngigishe, ariko ndumva ashaka ko dusenga. Amen. Umwifato. Haleluya. Haleluya. Mwari muzi impamvu abanyafurika bapfa ari abakene? Nuko nta mwifato bagira. Ni kibazo ubundi bagira. Nta mwifato ubundi abanyafurika bagira. Usanga yafite ubuhumbi 100 aba yumva yoboye nk'akagari. Ubuhumbi 100 kubera n'inzara yavukiyemo, barya ibintu by'ibishake, barya ubujumba buteze, barya ya mateka y'ubuzima babayemo, araza agahita amuremereza kumva arakazi. Noneho bya bihumbi 100 bikajya bibwati tangira ujye ugenda, ukabona umuntu aragenda ukagira ngo yaravunitse, kandi n'ubuhumbi 100 bumugendesheje gutyo. Ugasanga tishaka akantu kudufunguza ugashumike hano kajya kagenda kanagana kuko umaze gukomera. Ntabwo ibyo bitekerezo ubundi abana kabatujya muri sarusongoro tuntu tutwanwa tumwe tujya hano atutunda aha. Ibyo bitekerezo nta muntu ubigira akigura ibishyimbo bya 200, nta muntu ubigira akigura ibishyimbo bimwe bita mituyo. Iyo mitekerereze, ubwo urumva rero abageze ahantu agahura n'utuntu tw'udufaranga ariko akabura umwifato. Umwifato ukuntu umuntu afata utwo dufaranga akadukomezanya n'Imana. Niwo impamvu abantu basengera ibintu binini ntibabibone, nuko nta mwifato. Imana ikareba ikabona izabiguhaye nk'inzembe, izabiguhaye nk'ibyuma bikwica, ikavuga ati reka mbikwime. Niyo mbabwira umuntu mu cyaro wasenze abwira Imana ngo Mana ngo wambabariye ngo nkaza i Kigali. Nukuri umuhanuzi uri mu mwuka w'Imana aramuhanurira numva, aramubwira ngo mvuko Uwiteka avuze mwana wanjye ngo ntabwo wajya i Kigali ko n'abadayimoni bo mu cyaro barakunaniye, ngo abi Kigali ngo ntabwo wabashobora. Ubu hari ubuzima Imana itababeshamo nubwo mwasenga, ariko tugiye kubwira Imana iduha umwifato. Haleluya.
haleluya. Uyu mwifata iyo ufite nta hantu na hamwe Imana itinya kukugeza, nta mapeti itakwambika, nta ntebe itakwicazaho, nta gihugu itagutuzamo. Iyo wamaze kugira umwifato Imana ntikorwa n'isoni, yakujyana no mu bihugu by'abakomunisita aho batavuga Imana, wowe ukagenda ukahahindura kubera ko ufite umwifato. Uburyo umuntu abaho ari ahantu hari abantu batavuga Imana, wakavuga Imana kandi ikamenyekana. Imana ibaho umwifato. Nane baho mwifata. Wiburayi bashize bafite amafaranga, mu bihugu by'Abarabu bafite amafaranga. Ubu subu ubutumwa bw'ibijumba, ubutumwa bw'akawunga, ubu mwabujyana mu bihugu by'Abarabu koko? Ubu mwabujyana yo bubaka inzu mu mazi, hoteli zaba ziba mu mazi. Icyo bakeneye ni Imana kugira ngo ugere kuri uru rwego. Rero Imana iguha umwifata, Imana iguha umwifata, Imana iguha umwifata. Sibyo? Muri abadamu ni muri kunyumva cyane, sibyo rata? Sibyo muri kunyumva cyane? Umuntu utwite yagenda atyo. Umuntu utwite arukundi indi mujyana. Umwifato w'abantu batwite si kimwe n'uw'abantu. Buriya sinahoze mbona uri kuririmba, dore wari wihagarariye gutya uririmba, ariko buryo udatwite hari ukundi kuntu wahagarara, hari ukundi kuntu wakwigira, hari uko wakwigoroka. Ariko hari umwifato, hari umwifato w'abantu batwite, hari n'umwifato w'abadatwite. Baza ndi kubigisha amagambo akomeye. Amen. Haleluya. Muriho muranyumva nabumvise. Haleluya. Haleluya. Kandi uyu muntu yahise abwiza Imana ukuri ati ibintu Imana ibwiye nibyo sinabashobora abadayimoni b'Ikigali. Kubera iki? None se nimba ari umuntu uheheta mu cyaro akagira uwese umudamu yambariye inguti igera ku mavi iriho n'ibyondo akamuheheta, urumva azagera i Kigali hano bakobwa basigaye bambara ishati yonyine y'abagabo? Urumva azagera i Kigali? Urumva azagera i Kigali abeho? Uyu muntu weheta izi ngutiya, urumva azagera i Kigali aho abantu bambaye ubusa? Imana ibaho umwifato, Imana ibaho umwifato. Muri ba bihugu navuze hari igihugu kimwe umuntu umwe yamamagaye arambwira ati nateraniye yo timbona abantu baricaye bambaye nk'ikariso gusa mu materaniro. Mwiteraniro udafite umwifato ubwo wazasenga? Kandi uwo nawe yaje akeneye Imana, niwo mwambaro yashyizemo araza. Kandi hariya babyubatse neza, babyubatse neza. Niyo umurebye cyane yanakurega ati babyita guharasinga umuntu. Kureba umuntu ukongera ukamureba. Ibyo bintu wabihanirwa. Ibyo bintu wabihanirwa, hari ingingo murengera. Urumva rero utungukiye muri uru rusengero, ubu muriho murasenga Mana visa, mbere ya visa Imana iguha umwifato. Waba warananiwe gukirizwa inawe ugakirizwa muri Amerika, urajya kanyarira gukizwa byakunanura, senga yiringa, uraza hano ugahura n'abatumishi, uzajya muri Amerika ukirizwayo? Ubu niho uteze kuzajya. Imana iguha umwifato, Imana iguha umwifato. Amen. Reka mbarangire ikintu mwakora hanyuma kigatuma Imana ibatabara kuruta uko mubitekereza. Amen. Nimwinginga Imana yongere igaruka ibaho umwifato, nimuyihenda igaruka ibaho icyo bita umwifato. Ibi mwirwa mutubwira ngo umuntu afite amavuta, ngo amavuta, ngo umuntu afite amavuta. Ubikora Imana aka mikrofone mu mpaye mpagaze hano imbere y'aba bantu, ubu nabura umwifato nkumva ndakomeye, nkumva ndakaze. Dufite abantu bakomeye bahindisha abantu imishyitsi kubera amavuta Imana yabahaye. Atava kwa se wabo, atava kwa nyirakuru, mu gisekuru cy'iwabo ari abapfumu. Imana ikaguha kuvuga kuri ruga ku rurimi gusa, kari gusa, ngo ri gusa. Imana yakazanye yanagasubizayo, ariko kari kakakubuza amahoro kubera kubura umwifato. Ubu ari abantu babuze umwifato kandi barahoze ari abigisha beza,
babuze umwifato, babuze umwifato gusa. Imana ibibagiza abantu kandi bakiriho. Aha, Imana ibaho umwifato, Imana ibaho umwifato. Haleluya, 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 haleluya. Aya maboko Imana itanze n'uyahawe akeneye umwifato. Amen. Umenyereye gukozaho ikarita ku modoka, ukeneye umwifato uri kuri vola witwaye. Ibintu wari umenyereye ni ugukozaho ikarita. Ntabwo uzi by'imisoro y'imodoka, ntuzi. None Imana iguhaye agaperime igiye kuguha n'imodoka, ariko ukeneye umwifato. Umwifato niwe uzakwigisha gukura abantu ku nzira bari kunyagirwa. Maze iminsi nitegereza, umwifato niwe ubikora. Ukabona abantu, ukabona bakeneye kwinjira mu modoka nabo bakajyamo, ukabatwara. Ariko iyo nta mwifato, dore akaboko, umuntu washyize akaboko inyuma gutya ngo bisobanura ngo ntari ifite intanga. Akaboko kari inyuma gutya kari ngo uhita ubwibwira ko ntari ifite, wakwirirwa umwaka ngo nicyo bisobanura. Afungura ikirahure agashyira akaboko gutya, akandi gafashe kuri vola. Imana iduha umwifato. Nanyumvise? Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanyuma uyu ni Manowa wasenze, aravuga ngo icyaduha umuntu w'Imana akongera, wari wadutumweho akadutumwa tubwira inkuru nziza ko hari ibitangaza bigiye gukoreka, akongera akagaruka akatubwira ibi bitangaza byaje uburyo tuzifata. Abantu benshi bagwa i Kanani kuruta kugwa mu butayu, kubera ko ubutayu bujyana abantu gusenga, ariko i Kanani hakuramo abantu amasengesho. Ese uzugira ngo jyewe napfa kumenya ko mukijijwe? N'Imana burya ntirabyizera neza. Dore ikintu gikomeye, uzi ko iyo umuntu akennye aba ameze nk'umurokore. Umuntu wese ukennye wese aba ameze nk'umurokore. Ibintu byose, iyo umuntu akennye uwo ari we wese aba ameze nk'umurokore. Ni ukuri kw'Imana, kuko agusuhuza n'amaboko abiri muri butike ntabwo ahutaza, kuko abajyanye ubuntu bw'ubuceri arabanza akareka abantu bagahaha yivugisha utuntu tw'utugambo. Umuntu w'umukene aba ameze nk'umurokore. Umuntu w'umukene